Reka mbasuze kandi mbivuze byiza mwe mukomeje kudukurikira kandi mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi. Reka dureze nekaze abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Yitwa DJ Brian ndetse na Muyango, abangaba murabazi cyane mu bijyanye n'imyidagaduro hano mu Rwanda, dore ko umwe ari umu DJ ndetse undi akaba umu hostinzi. Ariko cyane cyane uyu na DJ Brian akunze kubikora ibijyanye no guhostinga, ariko bazwiho nyine kuba ari abashyushya rugamba bose, kandi akaba ari n'abamama cyangwa se aba single mother. Ku inshuro rero aba bari bameze nkaho ari inshuti magara, ariko magingo aya umubano wabo wamaze kuzamo agatotsi. Uri kwibaza uti byagenze bite? Mu minsi ishize DJ Brian yari yaciye amarenga ku muyoboro wa YouTube avuga ko hari abantu cyangwa se hari umuntu wamuhemukiye, by'umwihariko nyine yizeraga afata nk'inshuti, ariko kugeza ahangaha akaba yaramaze kumukuraho icyizere. Bamwe rero bakaba baragiye bibaza bati uwo ninde, bamwe bakagenda babyitiranya. Gusa DJ Brian yaje kwerura rero agira icyo atangaza ku ibi ngibi, dore ko bamwe bagiye bagwa mu rujijo. Uwase Muyango ndetse na Gateka Brian, abangaba bari bafitanye umubano udasanzwe. Twavuga ko ari umubano wari umaze n'igihe, dore ko abangaba bafatanyaga no mu biraka bimwe na bimwe, cyangwa se umwe akarangira undi ibiraka. Ariko ahangaha buri umwe wese ari guca we, cyangwa se buri umwe wese ari kugenda amayira ye. Ati ni iki bapfuye? Mu kiganiro DJ Brian yagiranye n'uwo bakunze gukorana cyangwa se umuvandimwe we Tesha, yakomeje bagaruka rero ku mbogamizi bagiye bahura nazo cyangwa se bagiye batezwa nazo, nubwo wenda bagendaga baca amarenga. Uwitwa DJ Brian yavuze ku bijyanye n'amarozi, ariko ntiyabitindaho, avuga byinshi ku ba single mothers, cyane cyane nyine agaruka nyine kuri uyu Muyango ameze nkaho ari kumucyurira. Agaruka no ku mugabo we nyine Kimenyi Yves, avuga ati niba koko Imana integanyiriza umugabo ubundi nkazamunanira tugatandukana, Imana ibimuretse. Uyu yabivuze rero agendeye ku bihe uyu Uwase Muyango amazemo iminsi byo kuba ari wenyine, aho rero bagiye bavuga mu rukundo n'umukinnyi cyangwa se n'umuzamu Kimenyi Yves, bakaba rero baramaze gutandukana kugeza amagingo aya. Ahangaha rero DJ Brian yari ameze nkaho ari kumucyurira, ariko umubano wabo rero ukaba umeze nkaho uhagaze. Murabyibuka mu gihe gishize uyu DJ Brian ndetse na Uwase Muyango bose bari bagiye rero mu gitaramo Bruce Melody yari yagiye gukorera hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko abangaba nabo bavugiye nyuma, ariko bivuga ko baje kugirana umuhuro bombi nyine na Tesha nyine na DJ Brian ndetse na Muyango barahura, ndetse bagira byinshi baganira nk'inshuti nyine bari basanzwe bahurira mu Rwanda. Murabyibuka ko banagaruka hano mu Rwanda, aba bombi habayeho guhurira hamwe, cyangwa se bose babasha kuzira igihe kimwe. Muramwibuka uyu Gateka cyangwa se Esther Brian, uyu yavukiye mu gihugu cya Kenya, kugira ngo wenda tuze gukomeza hari byinshi umuziho. Ndagira ngo nkwibutse ko uyu Brian nyine yavukiye mu gihugu cya Kenya, ariko akaba atuye mu Rwanda kugeza amagingo aya. Yaje mu Rwanda akiri umwana muto, aza kurerwa na se, ariko biza kwanga nyine, dore ko nyine ise yari yaramaze gutandukana na nyina, ariko ise amurera nabi. Uyu DJ Brian ahitamo rero gukomeza ubuzima bw'imihanda, aribwo rero uyu DJ Brian yagiye kuba ku muhanda. Abantu benshi rero murabyibuka ko akunda no kubigaruka mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Gusa uyu DJ Brian ava muri Kenya yari yaragerageje gufata amasomo ku bijyanye no kudija, akaba rero ashyitse mu Rwanda abikomezanya nyine n'amashuri, ariko agenda yihugura gake gake. Gusa izina twe DJ Brian twarimenyeye muri 2020, ubwo icyorezo cya COVID-19 cyatezagamo rero uyu DJ Brian yagendaga aririmba nyine, cyangwa se acuranga ku mateleviziyo agiye atandukanye. Muramika kuri Flash TV ndetse na Royal FM, akaba rero ari televiziyo yagiye amenyekanyaho cyane. Ndetse uyu DJ Brian akaba yarabaye rero n'umwe mu bashoramari rero bakomeye cyane bacuruza inzoga za rikeri cyangwa se liquor store. Akaba rero afite n'ikigo
gifasha abana, n'abana bo ku muhanda yakuyeho rero akaba agerageza kubaganiriza no kubahumuriza ndetse no kubasubizamo icyo twakwita nk'icyizere. Uyu DJ Brian mu minsi mikuru agerageza gusangira nabo, ubundi akagira ibyo abagenera, ndetse n'ibi byatumye rero tumenya izina DJ Brian, ariko kuri ubu ngubu rero uwitwa Uwase Muyango nawe aba ngaba bakaba barahoze mu rukundo rudasanzwe, ariko uyu ngubu umubano wabo rero ukaba uri kujegajega. Miss Muyango nawe wenda tumugarutse mu magambo make, muramwibuka ko uyu Miss Muyango nawe yamenyekanye rero mu irushanwa rya Miss Rwanda, akaba ari naho yakuye aka katitire cyangwa se aka kabyiniro nyine ka Miss, akaba yarakuye muri Miss Rwanda 2019. Uyu nubwo atabashije kwegukana Miss Rwanda, ikamba nyine rya Miss Rwanda, ariko yabaye Miss Photogenic cyangwa se umukobwa uberwa n'amafoto, kandi namwe murabibona n'umukobwa rwose ukunze kuberwa n'amafoto. Kugeza amagingo aya, uyu ni umugore ufite umwana umwe nyine cyangwa se umuhostinzi ufite umwana umwe, akaba yitwa rero Megera, akaba yaramusigiye rero na Kimenyi Yves. Kuba rero afite umwana cyangwa se ko afitanye umwana n'umupapa ufite izina rikomeye hano mu Rwanda, ni nabyo rero bikomeza kumutiza izina, akaba rero anaryifashisha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, dore ko ejo bundi biheruka kumuhesha hafi asaga miliyoni 11 kugira ngo abashe kwamamariza uruganda rwa Amstel. Ibi byagarutsweho ku mbuga nkoranyambaga, nubwo wenda we ataje ngo atangaze ukuri, ariko hari byinshi rero byagiye bibivuga cyangwa se binabisobanura, bivuga ati uyu kugira ngo abashe kujyana na Amstel nyine muri Tour du Rwanda, murabibuka ko iheruka kuba nyine mu gihe gishize. Akaba rero yaravuzwe ko uyu Muyango yabashije guhabwa miliyoni 11, ariko akaba ari amakuru agendaga avugwa ku mihanda, gusa we ntago araza yerure ngo avuge ukuri. Miss Muyango yavutse mu 1998, akaba yaravukiye mu karere ka Huye. Yize amashuri abanza aho bita Kwitaba, ndetse akomereza n'icyiciro kisumbuye kuri Saint Bernadette aha n'Isave nyine, ariho yaje gukomereza rero amashuri ye. Yaje kwiga hege muri Kagarama, ni muri Kagarama Secondary School, ari naho yarangirije amashuri yisumbuye. Uyu Miss Muyango cyangwa se uyu wabaye Miss Photogenic yakuze adakozwa ibintu bijyanye no kuba Miss cyangwa se no kwitabira ano marushanwa nyine ya Miss Rwanda, bitewe nyine n'imiterere y'ukuntu yari ameze, ariko uko yagendaga akura ndetse n'uburyo yarangije wabonaga rwose ko ari ibintu bitandukanye, ari nabyo byamuteye confidence zo kuvuga ati nanjye najya kwiyamamariza Miss Rwanda. Uyu Miss Muyango byigeze kuvuga ko runageretse hagati rero we nawe n'uwahoze afite umwanya ukomeye cyane hano muri Miss Rwanda nyine Rutaganda Joel, akaba rero baravuzwe mu mubano wabo, gusa byose byavugwaga nyine mu gihe bari bahataniye iri kamba. Hari byinshi byagiye bivugwaho rero, gusa hari n'ibiganiro twagiye tugarukaho kuri Miss Muyango, gusa icyo ntabwo usaba no kwajya kukireba. Kugeza amagingo rero ntabwo bakiri kumwe, haribazwa icyishe inyuma y'uyu mubano wabo nyine, ndetse na Kimenyi Yves ndetse na DJ Brian, bakaba rero bameze nkaho bari gushondana, bameze nkaho batandukana. Gusa ibiganiro byacu byo nakagaruka, icyo nagusaba no kwakanda subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo byose byiza birano nyine bye kugeraho 5/5. Icyo mwabanye ndetse wakanda, abashimiye.